tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana. Ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize, twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si kera, umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera. Turabasuhuje kandi tubashimiye ko murimo kutwumva, nshuti bakunzi mudukurikiye. Twishimiye kongera guhurira namwe kuri iyi mirongo mwumviraho ikiganiro Ejo si kera. Ikiganiro cy'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo, rukaba urubuga mumenyeramo amakuru n'ubumenyi birebana n'imibereho y'abagize umuryango, imikurire y'abana bato, kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, inda ziterwa abangavu, kwihangira imirimo n'ibindi. Mu kiganiro cyacu giheruka twaganiriye ku buryo bwo kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere, inyungu bifite ku mikurire yabo, by'umwihariko mu kubarinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kwandura indwara zandurira mu myanya ndangagitsina. Twavuze ku gihe cyiza cyo gutangira kuganiriza abana kuri iyi ngingo, uburyo bikorwamo ndetse n'umusaruro wabyo. Imwe mu mbogamizi ibuza ikorwa ry'ibi ngibi uko bikwiye, ariko icyarimwe ikaba n'imwe mu ngaruka zo kutagira amakuru n'ubumenyi buhagije ku buzima bw'imyororokere, ni ukubyara budashoboye kurera. Mu yandi magambo, ni ukutamenya kuboneza urubyaro. Iyi ngingo yo kuboneza urubyaro reka tuyiganireho uyu munsi. Ubushakashatsi bwa 6 ku buzima n'imibereho y'abaturarwanda bwo mu mwaka wa 2019-2020 bwagaragaje ko mu birebana n'uburumbuke mu Rwanda, umubare w'abana umugore w'umunyarwandakazi abyara mu buzima bwe bwose bavuye kuri 6.1 mu mwaka wa 2005 bagera ku bana 4.2 mu 2014-2015. Uyu mubare ni nawo bagumyeho kugera mu 2019-2020. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko igipimo cy'uburumbuke mu birebana n'imyororokere mu Rwanda kiri hejuru mu byaro kurusha mu mijyi. Impuzandengo igaragaza ko umunyarwandakazi wo mu cyaro mu myaka ye y'uburumbuke abyara abana 4.3, mu gihe wo mu mujyi abyara abana 3.4. Uyu munsi isi yose ihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'abaturage, kandi aho baturaho hatiyongera. Nko mu Rwanda, imibare y'Ikigo cy'Igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu mwaka wa 2000 abanyarwanda bari 7,934,000. Nyuma y'imyaka 21, ubu abanyarwanda tugeze kuri 12,952,000. Bivuze ko mu myaka 21 yonyine abanyarwanda biyongereyeho miliyoni hafi 6. Bikomeje kuri uyu muvuduko, byazagera mu 2050 abanyarwanda bamaze kuba miliyoni 22 ku butaka bupima kilometero kari 26,338. Leta y'u Rwanda yakoze byinshi mu kurushaho kunoza imibereho y'abanyarwanda, by'umwihariko ababyeyi n'abana. Umubare w'abana bagwingiye wagabanutseho 5% hagati y'umwaka wa 2014-2015 n'2019-2020. Mu myaka 20 igipimo cy'abana bahabwa inkingo z'ibanze cyazamutseho 21% kubera ko bavuye kuri 75% mu mwaka wa 2000 bagera kuri 96% mu 2020. Abakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro nabo bageze kuri 64% muri rusange, aho 58% muri bo bakoresha imiti, naho 6% bagakoresha uburyo bwa gakondo. Nubwo yari amakuru meza, ariko mu gihugu ndetse no ku isi yose haracyari ikibazo kirebana no kunoza imibereho y'abagize imiryango, bitewe ahanini no kutagira uburyo buhamye bwo kubyara umuntu ashoboye kurera. Kimwe mu bisubizo birambye kuri iki kibazo ni uko buri muntu yabyara abafite ubushobozi bwo kurera, kurihira ishuri, kugaburira no kwitaho uko bikwiye. Inzira yo kugera kuri ibi ni ukuboneza urubyaro. Mu kiganiro Ejo si kera cya none, tugiye kuganira ku kuboneza urubyaro n'imyumvire y'abaturarwanda ku kuboneza urubyaro. Nitwa Ismail Mwanafunzi, bahaye ikaze. Ejo hazaza tubafite mu biganza.
Kuboneza urubyaro ni uburyo bwumvikanyweho n'abashakanye bwo kugena umubare w'abana batazarenza cyangwa se intera y'igihe bagomba gushyira hagati yo kubyara umwe n'undi, bakabikora bakoresheje uburyo bugezweho bwo kuboneza urubyaro cyangwa se ubwa gakondo. Umuntu udafite uwo bashakanye nawe ashobora gufata icyemezo cyo kuboneza urubyaro, kubera ko no kwifata ubwabyo ni ukuboneza urubyaro. Muri rusange hari uburyo bwo kuboneza urubyaro bugera kuri 18. Ni uburyo bukubiye mu bw'igihe kirekire ndetse n'uburyo bwa gakondo. Uburyo bwo kuboneza urubyaro bw'igihe gito burimo bwitwa barrier method. Ubu ni uburyo bwo kuboneza urubyaro budakoresha imiti ngo ijye mu mubiri w'umuntu, ahubwo ni uburyo bwose bukoresha ibintu bishobora gushyirwa mu myanya myibarukiro y'umugore maze bikabuza intangangabo guhura n'intangangore. Ibi bishobora kuba udupira bashobora gushyira mu mura tukajya dutangira intangangabo ntizihure n'intangangore. Ubu ni uburyo butangwa na muganga wenyine. Ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro bw'igihe gito ni ubwitwa emergency contraception. Ubu ni uburyo bukoreshwa iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi akaba akeka ko yasamye. Ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro ni ibinini bihabwa abagore. Ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro bw'igihe kigufi ni ugukoresha agakingirizo kaba k'abagore cyangwa se k'abagabo. Ubu bwo ni uburyo umuntu adakenera kwandikirwa na muganga. Ubu ni bwo buryo bwonyine burinda umuntu kuba yasama inda atateganije icyarimwe, bukamurinda no kuba yakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubundi buryo bw'igihe gito bwo kuboneza urubyaro ni ubwitwa spermicide. Aya ni amavuta basiga mu myanya myibarukiro y'umugore ku buryo yica intangangabo zigezemo ntizihure n'intangangore. Ubu nabwo ni uburyo butangwa na muganga wenyine. Uburyo bwo kuboneza urubyaro butangira intangangabo ntizihure n'intangangore ni uburyo bwiza cyane kubera ko nta misemburo bukoresha, nta kinyabutabire kinjira mu mubiri w'uwabukoresheje, bivuze ko nta kintu na kimwe gihinduka ku mubiri w'uwabukoresheje. Umuvuduko w'amaraso yari afite ni wagumana, ibiro bye biguma uko byanganaga, nta n'icyo buhindura ku mihango y'uwabukoresheje. Ubu buryo kandi umuntu ashobora kubukoresha bitabaye ngombwa akabonana na muganga. Abantu bagirwa inama yo kubukoresha neza niba wabwandikiwe na muganga ugakurikiza amabwiriza yaguhaye. Niba atabukwandikiye ukwiye gukurikiza amabwiriza yanditse ku gapapuro kaba kari ku muti. Icyitonderwa: igihe ubuze imihango kandi uzi ko wakoresheje bumwe muri ubu buryo, ukwiye kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe niba utarasamye. Ubundi buryo buriho bwo kuboneza urubyaro ni uburyo bwo kuboneza urubyaro mu gihe kirekire. Ubu ni uburyo umuntu akoresha mu gihe runaka ariko akaba ashobora kubuhagarika akongera gusama. Ni uburyo ukoresha ukaba ufite amahirwe yo kudasama mu gihe kirenze ukwezi. Ubu ni uburyo bwiza bwatekerejwe bitewe n'uko gukoresha uburyo bw'igihe gito hari ubwo ushobora kutabukoresha neza ukaba wakwibagirwa nko gufata ikinini bityo ukaba wasama utari wabiteguye. Ni uburyo burimo bushobora no kumara imyaka 12. Ubu buryo kandi burinda abantu kuba babyara indahekana kubera ko bumara igihe kirekire. Ubu kandi ni uburyo buhendutse kubera ko bukoresha rimwe mu gihe runaka ukazongera kubukoresha ari uko icyo gihe cyarangiye. Ubu ni uburyo bwo kuboneza urubyaro bukoresha imisemburo ijya mu mubiri igahindura imikorere yawo, ikaba ari nayo ibuza umuntu gusama. Ubu ni uburyo burimo udupira dushyirwa mu kuboko k'umugore cyangwa se kuri nyababyeyi, hakaba no kwiteza inshinge. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzavuga kuri ubu buryo, tuzabagezaho urutonde rwabwo n'uburyo bukoreshwa. Nk'uko twatangiye tubabwira ko muri iki kiganiro tuzumva ibitekerezo by'abaturarwanda kuri iyi ngingo, mu kiganiro cyacu gitaha muzumva inyungu bamwe mu banyarwanda bakuye mu kuboneza urubyaro mu birebana n'imibereho yabo ubwabo, abo babyaye ndetse n'igihugu muri rusange. Iki kiganiro cyitwa Ejo si Kera. Ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo. Ni ikiganiro mushobora no gukurikira ku rubuga rwa YouTube kuri chaîne Imbuto Foundation. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Ndabashimiye. Tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana. Ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si Kera umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo.
ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera. n'abari mu bwo buranga ukwiye imico ndetse n'ingeso byiza.